byifashe biterera aho ngaho. Umuhungu amaze kugezwa hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uravuze ngo nde? Yageze Semuhungu Eric. Yahageze ku isaha y'isaha 2:30 gutyo na. Ariko mu kwagera ntabwo byari byoroshye nkuko abonye iyo video ukuntu nayifashe. Twahageze hari ukuntu iyo umuntu ari buze kuburana ashobora kuvugana n'abantu bari bumuzane kugira ngo wenda adafotorwa. None se kuvuze ko ari wayifashe kadari giye wiyerekanya nari maze kubeshya abantu ko ndi Nyarugenge n'umutankotoje. Kandi mukanda ari kwerekana ari mu mihanda y'ibwota basimbi. Komeza. Urumva ubwo abari bamuzanye n'abari batwangiye kumufata. Ariko mu bamuzanye ubwo wari watwangiye basanga bari bavuganye yabanje kugenda uwasigaye umwe atubwira ati muze mbereke. Bagarara ahantu dufatanye n'ira video ya Semuhungu yaje yambaye impuzankano y'imfungwa n'abagororwa n'inkweto z'umutuku ndetse n'impapuro yari afite nyine z'imanza agenda zikinga mu maso kugira ngo abantu bataza kumufata amashusho. Semuhungu rero aje kuburana ku bujurire yajuriye ku rubanza rwe rwasomwe tariki 9 z'uku kwezi, dore ko yaburanye tariki 28 z'ukwa kane ku byaha birimo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ndetse no gusamba undi kuburana harimo ibyakuwemo, kuko mu kuburana kwa Semuhungu yavuze ko atazi ziriya groupe bamushinjaga zicamo ibintu by'amashusho y'urukozasoni. Yego. Semuhungu yavuze ko atazi uko yazigezemo. Bakamubaza bati ni gute wabonye kuzirimo ntukore left. Ahangaho nyine akabura ikintu avuga, ariko basanze nubwo yari azirimo atarigeze akwirakwiza amashusho yazo. Icyo ngicyo rero mu kuburana yari yajyanaguweho. Ubwo yari hasigaye ikiriya cyo gusambanya umuntu ku gahato cyonyine. Ni ukuvuga ngo ahangaha aje kuburana, iyo uje kuburana ku bujurire ku minsi 30 y'agateganyo, muba mugomba kwerekana inenge urukiko rwagize. Ni ukuvuga ngo ni inenge urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufite, cyangwa se rwagize mu kugucira urwo rubanza. Hanyuma na Semuhungu akerekana impamvu zifatika zishobora gutuma arekurwa. Ubwo ni ukuvuga ngo muri izo ngizo niba Semuhungu uzi ko yirukanwe muri Amerika, mu byo agomba kwireguramo nk'umuntu nyine ureba iby'inkiko ukuntu zikurikirana, ashobora kuvuga ati mfite ubusembwa, urumva, kubera ko nirukanwe biragoye ko naba naturuka kandi mfite ubusembwa. Icyo ngicyo ni icya mbere. Cya kabiri, byabereye mu muhezo, sinzi ubu ari umuhezo biri bubere mu muhezo uyu munsi nabwo. Werekana ashobora guhita guhatiriza ziriya nzuze ziriya aparitema afite, akazitangaho nk'ingwate. Ikindi twabonye ko mu bintu twagaye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ntabwo haje bamwe mu nshuti ze ndetse nabo we ashobora kwita abatangabuhamya be. Uko niba utanga abatangabuhamya ashobora kuvuga ati nk'uwo Zinda, nk'uko bivuga ko ntabwo mfite ubuhamya, aba iwe urumva barabanaga. Uyu munsi uko ugaragaza izo ngingo ariko umeze uri nko kuri finale, kugira uko iyo utagaragaje ibintu bikomeye uhita ugumayo nyine ukazaza uje mu mizi. Ashobora kuvuga ati Zinda ajyaga kwa Semuhungu agiye gusambanisha utubwa twabo kugira ngo akabwa ka Semuhungu gasambane nake, ntabwo yabaye. Ashobora kuvuga ati urugero mfite umutangabuhamya urugero nk'uwitwa Zinda. Ashobora kuza kugaragaza uburyo. Ikibazo rero nanga makuru yanyu, Zinda rega yaje mu buzima bwa Semuhungu kubera impamvu. Semuhungu akimara kumenya ko agiye kuregwa cyangwa atangiye gukurikiranwa,
Zinda yiyegereje Semungu yiyegereje Zinda mu rwego unyumve neza cyane we kugira ngo habeho propaganda yuko Semungu yaretse ubutinganyi. Urumva reka njye nkurikira amakuru noneho bajya kureba Pastor Hakimu ngo abasengera ngo bari kubutinganyi bamukina fundi guruka nawe arasamaze ngo azi ngo urengo ntabwo akiri umutinganyi ngo yabuvuyemo. Undi nawe ngo abonye ikirango cyo guhindura umutinganyi nka Semuhungu aramusengeye. Semuhungu urumva yagiye kumubwira ngo arashaka guhinduka, kumbe yari kugira ngo ashyire abantu yerekana abantu ko atari umutinganye, ariko byakabiterwa nuko yashakaga ngo Abanyarwanda bumve ko Semuhungu yahindutse atakiri umutinganyi. Noneho ibi ngibi nibiza bumve ko ari Semuhungu wahindutse atakiri umutinganyi, none abana bumve ko yahindutse. Nuvuga ngo yabikoresheje nk'amatakaragasi, so yakoresheje Zinda rero. Semuhungu ntabwo Semuhungu igitsina cye cyamenyereye ikibuno kuburyo kikakwinjira mu gipi cy'umugore. Urumva rero Zinda yari ku kiraka, urimo kunyumva. Nta rundi rukundo Semuhungu ntabwo yigeze amugirira irari cyangwa babinshi ukundi, kwari kugira ngo bamukoreshe mu nyungu zo kugira ngo wenda arebe ko inkundura zo kumurega gusambanya bari abana zagabanuka. Urumva ntabwo Semuhungu rero na Zinda ntabwo Semuhungu ntabwo yarongora igitsina gore oya. Semuhungu ni umutinganyi no kunyo ku buryo atakwemera ko hari umugore bari inshuti. So kayungu komeza inkuru yawe ariko ntongere kurumva ko rero uyu munsi munoza mu bujure bwe yose nangiza babu hageze arasa neza urumva. Uyu munsi mu bujure dushobora kubona haje abatanga bamwe ntawamenya cyangwa se bamwe muri za nshuti ze twibazaga ngo zagiye tugasanga baje ntabwo ari buzi waba utandukanyije amakuru ye kuki numva ntaravugaga ngo yarekeye ese Mungu yarongoye ngo yampa waje ukabivugira ngaze angabara vugira inyuma ariko bisoye nawe n'inyari n'ubivuga iki uwo bamwita nde? Iyo mpuguke niyo yitwa gute? Bamwita nde? Umva nkubwire Okimu rero. Okimu ni ukuvuga ngo umuntu Clapton Kibonge yakoraga bita Mujani agira amahirwe Mujani agiye muri Amerika Clapton araka kuko yarasigaranye tere. Clapton yari afite ubwenge, ugize gutyo ukorana na Jihad gutunga kamera wakabaye amasaha ari kuzasanga warabaye umuntu w'umugabo. None aho Jihad agendeye wowe wayihishe waragiye urazima, bivuze ngo Jihad niwe wakoraga wowe wari ikishushanyo kiri hariya. Muri iyi minsi Jihad muri iyi myaka itatu agiye kumara amageragere wakabaye wubatse izina ryo kuko gusigiye ikibuga wakimara we w'umugabo ubu niho mwanya wo gukora kugira ngo wigaragaze tubone nk'umuntu ufite impano. Urumva urakoze kugira inama ndaje ndakigukubitira urakoze cyane. You have our support nk'umuntu wabanye wari umaze twari tumaze kumenyana kubera Jihad iba nka Clapton. uziko bose wa Kibonge na Mujani yahindutse umufana wa Clapton Kibonge. Urukumva iyo ubonye amahirwe yakoresha muhungu wanjye Ewana ngiye kubikoraho Godfather vuba cyane kandi dore ko naje kumenya amakuru kutagambaniye Jihad yari amagambo y'abantu bashaka kunteranya nawe nubwo agiye kwerekana ko ari mu muceri. Urumva aya nta muceri Godfather, telefone yapfuye niyijya mu muceri yonyine. Watanze ubuhamya wabaye umutangabuhamya mu rubanza rwa Jihad. Ako se ubu cyo batavuze ni iki Godfather njya gusubiramo barambekeye mwana sinakurabuye sinababwiye ko biriya biboro biba ari ibihuha kubera kugira abajene nyine bibonera ibiryo. Biriya biba ari ibihuha kandi se wagambanira umuntu mani kugira bitagenda bitura ariko ubutabera bugakora akazi kabwo ibyo kugambana umuntu agambanira. Ese nkubaza ikintu kimwe kubera ko utinya kamera ufite uburanga buke. Niba Piyonika ashobora kuza kuri kamera, niba Piyonika ashiraho kamera hano niba kuri kamera ugira ikihe kibazo kuri umusore mwiza kubera gutinya kamera? utinyira iki kamera ntabwo ninya kamera ntabwo ari gutinya kamera ngo ahubwo umuntu abavuga ngo reka tube tureke umva ufite uburanga buke nushaka kugitinya kabisa.
Biso pasi iyi sura yanjye ntago icuruza Godfather habe na mwiza wakiwe none se ari wowe na Pionika se ko haza kamarade ufite ijigurwe kwa nza kuri kamera inde jewe Pionika reka nkwereke ejo nge na Pionika reka tuzajye kuri kamera baduhitiremo Pionika umeze nk'umuntu oya ngwino hano nsuhuze uri kuri kamera ugomba kwiyakira manje nta kibazo cyangwa umuntu mwiza urumva ndi Godfather ndi kuri vora uri kuri vora utwayemo ndapfuye ngwino hano gato yakusuhuze Nsuye mujene wacu Godfather ibi ni ibimenyetso by'uko ari umutinganyi ngaho inde se yifitemo ikigoregore none se hari umuntu w'umugabo ushobora gutinya kamera gahunga buryo akiri impuguke Sam ari gusobanurira Sam kwa Scoville Sava kira sobanurira Godfather Sam uyu sumwe yapanka kwa byibushye Scoville yarera kuzonze si wowe watandukanye nawe yaranyishe uraho wari upfuye none se ko nabona ufite ubwenge nkabona usa nk'umuntu wakandagiye mu ishuri waravugaga ibintu bitondetse bimeze neza cyane wisanze gute uri gukorana n'umuntu muri aya masaha yo kwirukankanwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga urumva twaravutse abantu baraturera turakura ntabwo nisanze twaravutse none uvuga ubuhe ubu wamaze kumera neza ariko umeze neza Godfather keretse muteme inkunga ameze neza se gute inkunga ukeneye ni iyihe sa ibikoresho ibikoresho ukeneye ni ibihe kamera mashine ibyo bibiri kamera igura amafaranga angahe ngo kamera igura angahe 1,500 bakurikije uko bayibona ziba zarakoze 1,500 mashine nabonye yigerageza ni imwe miliyoni yayindushyira kugira ngo uhaguruke ukore ubusesenguzi twakoraga kwa Scoville bikomeze ukeneye miliyoni 2 n'igice izo kabisa nahita mvuga nti ewana murakoze Imana ishimwe ndagushakira umuterankunga uze kunyandikira bagwe nimero yawe urakoze cyane kugirira umugisha kuri wowe urakoze cyane kawaida ibyo ni bisanzwe hanyuma rero Sam ndashaka kugira ngo umbwire iby'uru rubanza witabiriye rwa Semuhungu nkawe nk'umuntu wakurikiye ibintu kuva kera urabona biri buze kugenda bite mu mboni z'umunyamakuru icyo twiteze kandi icyo kiri bube nk'itegeko nyine niko dusanzwe tubibona kenshi rurajya mu muhezo kubera yuko bivugirwamo numva bavuga ko hari abatanga biteye ubwoba rurajya mu muhezo kubera ibintu bivugirwamo byo gusambanya abana b'abahungu noneho byongeye ku muhungu nuvuga ngo ni ishyano ntibashobora kwemera ko twumva ubuhamya yaba ari buri mu nyandiko cyangwa wenda ntibashobora kuzana n'abatangabuhamya icyo cyo ntibagikora bahita babanza gusaba umuhezo kuko nabonye n'ubushize abanyamategeko ba Semuhungu babona ko babyibagiye umucamanza akabibutsa buri kanya nta kibazo mufite akongere nta kibazo nawe ufite Semuhungu tukabiberwa se umucamanza akabahatira kuvuga ikibazo bafite ni iki none umunyamategeko umwe niba yaragezeho akabyibuka ati ariko ataha ibaze nta mucamanza agiye kuvuga ati aha agahita amutega amatwi ngo dushingiye ku ngingo y'130 y'imiburanishirize duhita tuvuga tuti bya bintu birarangiye kubera ko dusanzwe tuyumva ahandi iyo basaba umuhezo niyo bahita basoma turavuga tuti bya bintu ubwo birangije umucamanza ati atora niherere byo nibyo kuvuga ngo biherere wenda ngo inteko ngo imaze kumva ubusabe bwa kanaka nubwo ubushinjacyaha ifashe umwanzuro oya yamaze kumva ubushinjacyaha buvuze yuko nta kibazo babifiteho bari bugendere ku cyemezo cy'urukiko ahita avuga ngo urukiko rutegetse ko usibye uregwa n'abamwunganira abandi mwese ngo mwihuse kandi dusohoka gutyo twese tugenda tuvuga ati musekeweya birangira uko
nyine ubona ko ari ibintu byari bisetinze gusa habayeho kurengura injiji yari nzi yamara amagambo abaza ngo nta kibazo mufite ariko yeah. Na hano rero nibyo twiteze nk'ubu ngubu nabwo numvise mu kanya ngo perezida w'urukiko ngo aradushaka ariko wareba muri parikingi yana parika nta modoka ihari iba yaje kuri moto simbizi. Halo? Vuga barakumva sana. Halo? Vuga barakumva. Vuga turakumva. Se muri benshi? Se muri benshi? Turi kuvugana n'umuntu umwe. Ukurikira n'abantu 600. Kabaye. Kiza nuko nta mabanga namenye. Kandi wavuze ngo yarakwishe. Umva ibya TikTok simba mbizi. Ni TikTok? Ni TikTok. Ahubwo hanagura kamera yawe. Kamera zifite ikibazo. Uhagaze muri kimeze neza arayihanaguje ishati. Uhagaze muri kontorejuru hagaje akantu. Apu, jama none mbaye akayo ndagira ariko ufite umunwa. Yego nubwo buryo ubona ko ruguru yanjye n'urwo rukiko ubuneganye n'umuryango w'ibiro bya perezida niho twari twibere twese twigira hanze twumvise kari kuduhamagaza sinzi we inama ashaka kutugira cyangwa iki cyane ko na muri minsi hari uburyo bagenzi bacu bamwe bitwaye nabi baha ijambo wa undi bita ngo nindera inde muhungu ari umuhungu werutse kuzana ku rukiko tukaba Jean Paul abita ibigarasha Magashi bita Magashi yabivugiye hano abantu bo ku rukiko bumva barahahamutse bumvisha ibyo bigambo byinshi cyane by'ibitutsi by'ibitera hamwe by'ibiki abantu bavuga ati abo bantu barasaze ibi bintu bimeze biti biba ngombwa yuko bavuga ko kubera kuriya urabose nta tegeko rimuhana ibyo byaratuyobeye narayimusi byarayiyobeye ubwo tuzaba tureba ubwo biba ngombwa ko bavuga ko nta kumukana wese ntabwo yica amategeko hakurikiranwa uwo bashaka ubwo wenda byabaye ngombwa nyine baratubwira ati nta muntu uzongera gukorera hano ibiganiro muri rumu mu mbuga y'urukiko n'ubu nicyo nabo batubujije gusa wanditse usaba bakakwemerera n'ubundi bakwemerera kenshi gufata iminota umwe cyangwa ibiri ya mbere no gusoza ni gake bongeye kwemerera inteko kurito kwemera abanyamakuru ko bafata imikurikirane y'urubanza rwose byaherukaga ku bwa Bamporiki ku bwa Prince Kid ndumva nyuma yaho nta wundi munyamakuru baremerera gufata urubanza inteko yose cyangwa ababurana bose ngo bagire nta wundi urongera kwemerwa nuko baduha iminota mikeya n'ejo bundi kurwanya Ingabire baduhaye ngo mufate umunota umwe ibiri turafata na nyuma dusoje dufata utundi dukeya turigendera urumva nyine iyo abantu bafite ibikoresho nk'ubu ngubu hari abantu bashobora kwiyibira utuvideo nyine babonye nk'imodoka ije basohotsemo nabwo bari hanze y'urukiko wenda nabo ngabo iyo udafite igikoresho rero nkanjye samuraha kwicara nyine ngo mwampaye kopi bakantera na copyright abahungu bari aha bamwe ni babi abandi ni beza mwagiye mwese ndahari nagarutse ni network umva umusa uze kunyandikira ibindi reka turebe ibiza kuva mu ntuza mu myanzuro y'urubanza bazamusomera ryari n'umusi nibwo bari buvuga igihe bazasomera ariko akenshi bashyiramo icyumweru kimwe cyangwa bategetse kutarenza iminsi 10 ureke mbazi nk'ubu ngubu mwahuriye mwaje gukora ikintu muri kubatenda kumusomera koma mutazi urubanza uko rubuze kugenda mwaje kuhakora kumva uko ajura wenda baduha amahirwe kubera ko buri rukiko bagezemo babanza gusaba niba umuhezo uri bari buhabwe bashobora kutawusaba tugakomerezaho batawusabye babonana muri kumva batawusabye twahita turwumviramo natwe mukamubonye kiraka
kiraka amakuru. Yeah. Muzigera mwumva urubanza rwanjye ndabarahiye, muzumva urubanza rwanjye ruko napfuye. Oya ntabwo imanza mu banyamakuru twari tuzi ntabwo twazishaka. Okay, wakurikiye ikibazo cya Yampano? Wakurikiye kese ya Yampano? Yego, nagiye nyikurikiraho bimwe ibishoboka. Umugani mu Kinyarwanda nk'umuntu wayikurikiye nk'umuntu nemera w'umunyamakuru. Mucira umugani mu Kinyarwanda. Aha. Sana waca myinshi. Warucira mukaso rwatwara nyoko. Warugira gute inkubisi y'amantuzi rayitarukiriza. Ibintu nk'ibyo. Nta muntu ukira Yampana kandi rutega. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Akira musore. Uze kunyandikira. Karame. Urubanza iyo tutajya mu muhezo uruba ko turi buze kwa dufite inkuru. Nirujya mu muhezo ubwo turategereza igihe bazasomera. Oya turategereza nuko tubigenza turategera twumve. Abasaba thank you so much. Sawa. Bamwita impuguke Pioniko. Reka nababwira ibintu ntago muzabi. Aha niho honyine mushobora Abanyarwanda, aha niho honyine mushobora gusanga amakuru. Mvugira ngo amakuru. Kuru. Twagiye dore ukuntu mu rukiko umunyamategeko ari kureba Semuhungu aturajya amageragere agakubitwa n'inkuba. Muraho ariko. Grace Mbabazi ndagusuhuje. Umunyamategeko ngo amakuru nta handi hantu ushobora kuvana amakuru uretse kwa Godfather. Reka babwire ikintu kimwe nani kabano. Ninjye muntu ushoboye kandi ushobotse. Ibi ngibi nta kintu muzabikoraho uretse kunyemera. Yego niko bimeze niyo bahitama nta yandi mahitama ahari. Umuntu wese wafashwe basigara bari kumwinjoyinga. Ni byiza ubwo abizi. Ngewe nta nshuti ngira. Inshuti ngewe ni bano turi kumwe aha ngaha nimugera nawe nugera nzakwenjoyinga. Byahe. Ese bazagufunga gute? Nta byaha. Umufunza atari muto Abanyarwandakazi munyire muri gift gara arimo kuri kumana mu ndebe mu Burundi. Bwana Pionika waramutse? Waramutse bwana Godfather. Ushobora kunshyiraho kamera ukanyereka aho hantu uhagaze? Thank you very much. Akopera ufite uburanga butari. Wabonye se ku rukiko? Ndiko wahabonye twende kazi ngo byifashe bite rero tubwire. Arengeke hano hanze atari akavuyo. Uri icyo giti. Kuvanga aha ni mu mbago zago ndacye kuri kurubona. Pionika ndashaka kukugira impuguke ya mbere mu mujyi wa Kigali. Unkorere liste y'ibikoresho ukeneye. Urumva nkwatse. Ndashaka kugukora nta nyungu ukeneyemo. Ari nkugira kasamu dukura urashoboye kandi urashobotse. Nyuma igihe nkwitegerereje. Jewe ndashaka kukugira umugabo. Urumva? Ntugire akasamutwe. Ndashaka kujya nguha inkuru kazi breaking zitagize ibyaha zizakugira akasamutwe ariko ngo nagufasha muri finance kuko urashoboye kandi urashobotse.